Okay. Si ubundi waduhaye akapera. Nabaga ndi muri haso ntemerewe kubinjirira bya bikundi by'abakapo binywa ndora nkiri mu kato aka gakino nagatangiye niti zino zinseka ndavuga ntireka da ndabikomeza igishaka kibe kimwe mu bintu bimbeshejeho muri uyu muziki ni ukutagira ishyari. Sibyo rata. Kuko ntekereza ko hari defo nyinshi nashoboraga kugira muri uyu muziki simbe nkumazemo imyaka. Hello again, my people, welcome back ku Mamapreneur podcast. Njyewe ndi Clarisse, your host. Mfite umushyitsi nkuko mubibona. It's a special day. We have a special guest. You guys, you cannot tell me that you do not know who this guy is. Mitchell, karibu muri studio zacu. Murakoze cyane, thank you so much. Nishimiye kuganira namwe. No gusangiza ibitekerezo cyane ku bantu badukurikiye. So guys, aho muri hose nk'ibisanzwe, mu modoka, mu gikoni, mu kazi kanyu cyangwa akabandi, mushyiremo aka ekuteri, mudutege amatwi, watch this episode. Uyirebe uyirangize, remember to share with your friends and family, and also gahunda yacu murayizi, twakira abashyitsi. So let's do this. We are celebrating ko dufite Mico the Best muri studio. Cheers. This is amazing. Reka ne kuvuga ibintu byinshi, nakuvuze already, ariko I want you ko wivuga neza abantu bakumva ijwi ryawe, bataza kugira ngo ndi kubascaminga cyangwa hari umuntu wambaye mask yawe. Reka bumve. Already habonetse image scam bayavuyeho. Ariko ni byiza ko mbibwira, ariko abantu benshi baranzi ni Mico the Best. Kera nabaga mfite introduction ivuga ngo ni Mico the Best Afrobeat OG cyangwa original. Nkaba ndi umuhanzi w'umunyarwanda, nkaba ndi umugabo wubatse, nkoze imiziki igihe kirekire, ngira ngo iragera mu myaka hafi 17. Nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali, mfite abana 2. So n'umudamu, madamu wanjye by the way muri tiranwa yitwa Clarisse Ngwino Ndebe. Wow. Buriya wari kwivuga Clarisse? yitwa Ngwino Ndebe Clarisse, yego. Hanyuma rero nkaba nkiri mu muziki, ndakora music, ndi producer, gukora cyane ku bihangano byanjye. Ntabwo ari ukwikunda, ariko ubwo nyine nuko niko nabihisemo, ariko n'abandi njya mbakorera, ariko ntabwo ndi too much muri production kumwuba wiriwe wicaye muri studio umunsi wose. Oya, indirimbo zanjye nyinshi abantu bumvise touch ya mbere iba ari iyanjye, noneho zigakorerwa finishing n'abandi ba producer batandukanye, especially nka Bobo Pro urangiza indirimbo zanjye, Tell Them na Nisbit. Abantu bazi iby'imiziki, abo producer iyo bavuze umuntu ahita bumva. Noneho uwo ni Mico the Best. Wow. Nice to hear it from you. Kumva ko wikorera imiziki, wikorera production. Now I'm trying to recall indirimbo zawe, beat zifite. Let me be honest, hano muri USA. Yego. Bro, abantu bumva indirimbo zawe, umuntu playing indirimbo yawe ashaka kuyiplayinga amezi 6 without changing, ari ya cyuma. Ntabwo nshaka kuplayinga abantu, but guys, you know yourself. Yego. Hari abantu nzi ndabasuje cyane birirwa bumva indirimbo zawe. Njyewe personnellement nanjye mbona yo kubasuhuza. Basuhuze kabisa, barakumva. I'm saying hi to somebody on a Whitehall. Kunyumva
shout out to Mm. my husband. Yego yego hari igihe nawe ndamusuhuje cyane ya yajyaga yumva indirimbo zanjye avuga ati this is too much. But Mm. I ended up actually falling in love with your beats and sounds. ya Indirimbo numva nibuka nari mparaye cyangwa nigeze guharara cyane niyo bita reka nze nkubeshye ngo ndayikunda mpite nyibagirwa. Indi- indirimbo bita miliyoneri. miliyoneri Miliyoneri, miliyoneri yes. okay Si ubundi waduhaye akapera. miliyoneri nabaga ndi muri haso ntemerewe kubinjirira bya bikundi by'abakapo binywa ndora nkiri mu kato aka gakino nagatangiye intiti zino zinseka ndavuga ntireka da ndabikomeza igishaka kibe ikofi yaratobotse mu mufuka nta gicwa n'agafariso najyanye sikuru ni roza wakanyiniye mana yanjye we fasha abababaye rinda inzozi z'ababayanga imena banakwirasa ninjye muniga utarakinishije kurobinga banke nshonje inzara yasumbye isari ishyaka rimesha aka kazi inzozi zanjye zari ukwihutisha iterambere nka pike imana igaca akanzu nanjye nkajya gwanzu nakuranye inzozi zo kuzaba miliyoneri oya sinarekura kugeza mbaye miliyoneri miliyoneri we miliyoneri we nzakomeza kugeza mbaye miliyoneri we ya Yeah. Mm. I can't believe ko uri hano muri studio z'umumamapreneur urimo kuduhereza acapella. That's my favorite Yeah. song. Ubundi njye Yeah, ngira thank you, ukuntu thank you. ntega amatwi lyrics indirimbo iyo ari yo yose aho iva ikagera njyewe Mm. falling in love na lyrics mbere y'uko falling in Dore love. ko mba beat n'iki ya. Yeah. Hari ukuntu umuntu yandika ukumva yanditse afite impamvu yanditse. Hari Yego. ukuntu noneho umuntu yandika ukumva bifite meaning cyangwa biri meaningful. Nubwo rimwe Yego. na rimwe hari terime zijya zincanga nkumva nashaka umusemuzi mu ndirimbo za Mm. Indirimbo za buriya rero njyewe ngira indirimbo we let me be open to you wenda no ku bantu batwumva bamenye ngo what is going on kuri Mico the best na n'indirimbo ze. Ubundi hari periode tugitangira ntangiye nkora indirimbo yitwa umuzungu. People they call it a beef with Dr. Crowd. Yari yarasohoye indirimbo yitwa igikara then me nsohora indirimbo yitwa umuzungu. Ntabwo ari uko in fact nashaka kumubifinga icyo gihe cyangwa kumudisinga ni that was my way kugira ngo breaking nshaka inzira yo kugira ngo ninjire mu muziki. Icyo gihe hariho amabifu umuntu yakora indirimbo undi akamusubiza ariko asanga iyo washubije ni nziza niyo niya mbere nayo y'uwo muntu nayo ni nziza. So iyo ndirimbo yitwa umuzungu rero niyo breakthrough yanjye kugira ngo ninjire muri mu muziki neza. Ubundi nari mfite akanote ka 500. That was not my story. Ni indirimbo ni story naririmbye ariko itankomotseho. Then nyuma nza gukomeza indirimbo noneho navuga ngo yabiciye bigacika n'indirimbo yitwa umutaka. Umutaka unyingira imvura yo umutaka undinda amawezi yo mubamo kuzuba mubamo mu mvura mubamo mu meshi mubamo mu miyaga. So navuga ko I was like singing ni love song ndimo ndaririmba ko my girlfriend yambereye nk'umutaka. Yeah. Iyo ndirimbo rero yaje gukundwa nyine cyane hano mu Rwanda. N'ubu ngubu ntabwo nshaka kuva kuri stage na performance kuko buriya ngira amahirwe yo kugira abafana bakuru nkagira n'abafana batoya. Ubwo niyo mpamvu ndibuze gusobanura ibihe by'indirimbo zanjye ukuntu zagiye ziza. Icyo gihe dukora music n'indirimbo nyinshi nakorabo n'abantu benshi na uzina super label yari irimo Bruce Melody, Urban Boys,
Ama-G The Black na Fireman, nanjye of course. Noneho rero icyo gihe nubwo twakoraga, ndashaka kubisobanura, indirimbo zigisha cyane Yeah. harimo nk'indirimbo yitwa Sinakwibagiwe. Ni indirimbo nakoranye na Diamond Platinum, yitwa Sinakwibagiwe. For real? Eh, yes, Iyo ahantu utwo ntayo nabonye ngombe njya kuyishaka. Sinakwibagiwe, impamvu utayibonye nuko itigeze ikorerwa video, Ah, ariko abantu bayikunze nka audio cyane, kuko icyo gihe hahise hazamo utuntu tujya kumera nanone nk'akabifu na Diamond, kuko yagomba kuza mu gitaramo cyanjye i Kigali. Agira akazi kenshi ntiyaza, so hatangira kuvuka saga n'ibya video ntibyabaho. Ariko ndavuga nyine ku ndirimbo zari zifite nyine message cyane. Noneho nyuma yaho tuza kujya muri aya mavibe y'amadansol, kuririmbira abantu juste kugira ngo bafashe mu bihe bibereyemo. Niyo umuntu ari kumwe n'umukunzi we, uborohereze kuenjoyinga kurushaho. Ari aho ngaho haje indirimbo nk'amagare, umunamba, amabiya n'izindi. Noneho ariko ikintu nyine cyari gitangaje ni ukuntu nyine iyo era y'indirimbo, ubwo ni icyiciro cya kabiri cy'indirimbo zanjye, abantu bahise bazisamira hejuru cyane. Ndabizi ko nazikoze muri covid, yeah. ubwo nibwo navuga ngo abantu batangiye kumva nyine iyo miziki cyane, n'urubyiruko nahise mera nkaho mbaye the one who challenged aba young artists bose, batangira kugendera mu murongo wa message ndi gutanga. Ubwo niho haje ijambo nyine abantu bise ngo udushegu, ariko ntabwo ni fact, ntabwo target ntabwo ari ibishegu. Ni nuko abantu, hari n'ukuntu abantu baburira inyito ibintu bakavuga ati ni ibishegu, ariko in fact mu kinyarwanda buriya gushega ntabwo ari bibi. Uvuga ko umuntu ushobora kubona iyo ji iri aho ngaho nkavuga ngo nayishegeye, in fact nayikunze. Rigomba nuko abantu babifata ukundi, ariko gushega ntabwo ari always, ntabwo biba biganisha kuri sex. Ni ikintu wakunze, like ndumva ntari burare ntakibonye, niho bavuga ngo icyo kintu nagishegeye. So ni ikintu icyo ari cyo cyose. Uririmba igare, waririmbaga iki? Ndirimba igare. Igare ifite beat nziza ku buryo n'umuzungu utumva ikinyarwanda ashobora kuyumva, ariko buriya rero njyewe nuko abantu badashobora kubyumva, bijya bingora gusobanura talent ni ikintu kidasanzwe, ku buryo njyewe ndirimba igare in the beginning, ntangira gukora beat, nkashaka melody y'indirimbo yitwa igare. Natangiye ndi kuririmba igare risanzwe biri serious, igare risanzwe for real. Noneho nkaba ndimo muri studio, nkumva ndimo ndagira agatima kampatiriza guhinduramo utundi tuntu nkaduhuza n'ibindi, ariko ryariga kuko numvaga ari indirimbo igenewe abana. In fact numvaga ari indirimbo igenewe abana, ariko nyine icyo bita talent ntago ubasha gufata amarangamutima yawe ngo yajyane 100%. Talent nayo ifite ukuntu ikuyobora, ahita mvuga okay. Kandi n'ubundi njyewe ikintu cyaje kuba gitangaje, wenda ahantu numva nagendaga mbihereza undi murongo, ni igihe umuntu w'amayiri igare yambujije kugira ubugugu, anakimuzambura nabe mu gihe ngifite igare urira yobora. Aho rero niyo nari ntangiye gusa nkaho igare ryerekeza mu bandi bantu, ariko ubundi ntangira igare ryari igare bwari kabisa. Urumva? Ubu nibwo naratekereje ni gute yakora igare nkarihuza na be, uri kumva? Aho rero ryari se ritangira kuva mu bana ryinjira mu bantu bakuru, nanjye ndimo.
igare rirabyinitse, nicyo ngiye nemera. Njyewe numbona hano wumve ngo ntago ndi umunyamuziki, ikintu mba yego. nshinzwe ni uguserebura indirimbo mwasohoye nkazibyina, naba Mm. mbyumva naba ntabyumva, kubera ko sometimes hari ibingora kumva aziroga Yego, yego, zibyinика njye ndibyinira, ariko yego. message ziba zirimo most of the time lyrics, njye mfata lyrics bya hatari ku buryo iyo aza kuba twiga mu ndirimbo nari kuzaba Waraminuje. naranditswe mu mateka. Yego, yego. Yeah. Mhm. So your music is so amazing. Yeah, And thank you. cool. Let me see if maybe I can play. Ariko ubundi kubiplayinga ntabwo biri ngombwa waduhaye akapera. Buriya biri ngombwa ra? Oya, natanze akapera ntabwo ari ngombwa, cyane cyane ko Yeah. tuba tudafite umwanya munini wo gupfusha ubusa. Yeah. Wow. Yego. Noneho ahantu numva nakubaza kuko it looks like ibi bintu biri mu bizi urimo byumva, uraririmba, urandika, uraproducinga, Mm. and already wamaze kugera kuri market, nabyita mpuzamahanga, right? Niba uvuga ati ngewe nkorana indirimbo na Diamond cyangwa se ncuranga indirimbo zikagera ku bundi butaka bw'isi bakazumva bakazumva umwaka non stop, Yego. ni ukuvuga ngo bino bintu biri muri wowe. Ni ryari watangiye kumva yuko uzaba Mico the Best? Ni ryari watangiye kumva ko uzaba umuhanzi cyangwa ko ino career izagutunga n'umuryango wawe? In the beginning, I didn't think so ko ari ikintu cyantunga. Cyangwa se icyabayeho ni uko natangiye nkunda umuziki, ariko nakunze umuziki nkiri muto. Akenshi story z'abahanzi zijya gusa, ariko hari ibintu bimwe bitajya biva mu mutwe, like nko kuba ndi muri Sunday school kera muri church narakundaga gukubita ingoma cyane. Twatugoma abana bakubita bacigatiye mu nsengero, za nsengero zabaga ziciriritse kera, abize ubu ngubu insengero zigaho zigera ukajya muri ministeri ahantu, ariko icyo gihe nakundaga gukubita ingoma. Noneho nkajya nanahimba indirimbo, ariko icyo gihe ntabwo numvaga ko zabaga zifatika. Ariko mu gihe haje abahanzi nka Mr Blue, Big Fizzo, Kidumu, abo bita ba Embedoge bo muri Tanzania, aho ngaho buriya nta nubwo nigeze mba umuhanzi wakunze indirimbo z'abanyamerika cyane, nta usibye Sean Paul na Shaggy na Rihanna, ariko ubundi abandi bahanzi b'abanyamerika ntabwo bigeze ntabwo navuga ko abahanzi b'abanyamerika bankanguriye cyangwa bankuriye gukora imiziki, ni abanyafurika cyane, kubera ko icyo gihe cyaba Mr Blue nigaga ishami ry'indimi Butare, nibwo rero natangiye kujya numva nahimba indirimbo mu Giswahili. Abantu twiganaga muri secondaire, nakundaga gukora igikundi cy'abantu nka 6, umwe nkamuhereza gukubita akantu kuri pupitre cyangwa ku ntebe zazindi abanyeshuri ba secondaire, nkabwira nk'umwe nkamubwira wowe jya ukubita noneho bamara guhuza ibyo bintu njye nkatangira kuririmba. Nyine numvaga ari nka beat bari kunkorera, nkatangira kuririmba. Ubwo abo bantu rero barahari bamwe, icyo nanakunze nuko ari ibyamamare muri journalism, kuri televiziyo nka RBA, televiziyo y'igihugu, barakomeye cyane. Class yacu irimo nk'abantu batari munsi y'8 bakunzwe mu gihugu. That's amazing. Yeah, it's amazing. Abantu bakwizigira Jean Claude mu rubuga rw'imikino, abantu bitwa ba Cyubahiro Bonaventure, ni abanyamakuru bakomeye hano kuri RBA, televiziyo y'igihugu. Abantu bitwa ba Bienvenue Damtus, umunyamakuru wavugaga igifaransa kuri televiziyo, ni benshi. Abo rero nabakoreshaga rihaso noneho njye nkaririmba. Abo rero nibo bahamya ba mbere bemeza ko Mico ashobora kuba yari umuhanzi na kera, nubwo nyine byari bitarabumenye. So
aho rero niho naviriyeyo, ndangije segonderi nahise ninjira muri studio. Numvaga mfite nyine uwo muhate wo kujya muri studio nkakora indirimbo, nubwo najya nyiyumvira ariko nkaba nyifite, mvuga ko nyine mfite indirimbo. Yeah. Icyo gihe abahanzi bari bataraba benshi mu Rwanda, ku buryo nta muntu wandastandingaga ko business, ko music ishobora kuzaba akamashu. Umuziki ucuruze, umuziki ubashe gutunga, kuko indirimbo ya mbere nasohoye bayisamiye hejuru cyane kuri Radio 10. Ndimo ndajya kuri radio, nagarutse nicaye muri hiyasi, zino modoka zatwegerane, nari nyisize kuri radio, nkicara muri twegerane, impita numva barayivugisha. Numvise rero nishimye cyane. Urumva kuva mu rugo kajya ndirimbo kuri radio saa 3 za mu gitondo, noneho saa 4 urimo urataha, wongeye gufata twegerane, ugahita wumva barimo barappreciatinga muri radio bari kuvuga. Abantu twabaga twicaranye muri hiyasi ntago bashobora kwemera ko ari njyewe bari kuvuga, ko babonaga like ni umuntu. Now I wonder ukuntu wari uri kubwira nk'umuntu mwicaranye ngo uwo ninjye warabikoze. Natinye kubivuga ko ntiyari kubyemera, kuko bari kuvuga bati utu ni twana tw'utubobo tujya tubeshya abantu. Urumva rero urumva ntabwo na lookingaga like this. Niyo mpamvu nyine hari ibintu nyine byo gushima Imana byinshi. Wari utarabona proteine, aho rero wari utarabona za proteine na muscles ngubwo rwose uzanye nk'ifoto yanjye nk'iya 2010, hatabayemo gutinyuka, ubundi no kwiruka wakwiruka. Rero kuva icyo gihe nari ntarabona ko music ishobora kuba akamasho, ishobora kuba business. Ariko niyo mpamvu buri gihe nkunda gukangurira abantu nyine gufollowinga talent yabo, kuko ukanayigaburira, kuko ntabwo ubundi umuntu wakoze umuziki mu gihe cyacu yaza kuba adafite impano, ntabwo yari kwihangana kugeza iki gihe umuziki wenda utaramugaburira. Ni ukuvuga ngo byasabye igihe kirekire rwose, aho ukora indirimbo igakundwa ariko ushonje, ugakora indirimbo abantu bakagusarira, umuntu akakubwira ati wakoze akantu keza, ngwino nkugurire agafanta, ukicarana rwose ushonje. So ibintu byagiye bihindura rero isura kuko umuntu abitindamo. Navuga ko nyine turi muri bamwe mu bahanzi baciye inzira y'umuziki nyarwanda, ku buryo abantu benshi ubu barawukora basanze ikibuga giharuye. Umuntu ashobora gukora indirimbo imwe agatangira guca miliyoni kujya guperforminga. Icyo gihe rero twebwe iyo umuntu bamuhaga 50,000 muri performance, kandi ubwo yashobora kuza rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri, umuntu akaguhamagara ngo nagiye guperforminga i Rubavu ku Gisenyi. Icyo gihe hari ku Gisenyi, bamamagaye kuza kuririmba, amafaranga ngo batari kurenza n'60,000. kandi ntago bigeraga bakubwira ko baguhaye transport. Ni ukwinjira muri bisi ukazana n'abagenzi, agendana n'abagenzi. Nanahageze bwije nibwo bwa mbere Gisenyi. Gusa icyo nakunze vibe nasanzeyo, kuko nasanzeyo abafana b'abakongomani benshi cyane, abadamu benshi cyane bari biteguye kureba ngo Mico ninde. Ndaza nari mfite ngira ngo n'imyenda muri bage, ako nimo ndakubwira story ntarabwira abandi bantu. Wamaye iki ubundi? Neko reka nkwereke njyewe urumva. Okay, let me be honest. First of all, thank you for accepting my invitation. Umva nyine mbikesha ndinde nyine kugira ngo nakire muri studio. Nari mfite imyenda muri bage kugira ngo ningera kuri stage mite nyambara, ningerayo mite nyambara njye kuri stage. Ariko ikintu cyambabaje n'ukuntu nasanze abantu banyiteguye cyane,
Austin ngira ngo icyo gihe yari MC na DJ aho ngaho icyo gihe Uncle Austin yafashe bage arambwira ngo shyira bage hariya ngwino ujye kuri stage, imyenda waje wambaye bariyujyana kuririmba. Ndavuga ntabwo bishoboka. Arambwira ati abantu ni wowe bashaka, ntabwo bashaka imyenda wambaye. Nta protocole yigeze izamo rero aho hantu ku buryo nahise njya kuri stage ndaririmba. Icyo nakunze nuko Mani nari na bargaininze nabo twavuganye, siyo nahakuye. Urumva nashobora kubona amadolari 5 10 nangahe abantu baza bamfelicita, nsanga nshobora kuba narahakuye amafaranga yashobora kugera nko mu 250. Rero 2009 2010 2009 250 yari amafaranga menshi kuko nta nk'umuntu wabaga mu nzu nziza yabaga yikodesha nk'ibihumbi 80 90. So ayo niyo mafaranga ya mbere rero navuga ngo nabonye mu muziki nyarwanda ntangira mu muziki wanjye. Ubwo nibwo natangiye gutekereza ngo umuntu ashobora kwishimira akaguha 200. Bivuze ngo ibi bintu rero bishobora kuba byaba birimo amafaranga. Urabizi always business, new business cyangwa muri business iyo ari yose, iyo ugize chance ukabona hari ikije, iyo ari motivation yuko byashoboka. Exactly. Ubwo rero nibwo natangiye kubangurika dukora umuziki noneho mu buryo buri professional. Wow. Uzi ikintu kinyispirinze? Mbashije kumva yuko buriya nubwo wajya mu muziki ariko iyo wize haba hari difference. Uzi ko umuntu wandika bigaragaza ko wize indimi n'ubuvanganzo. Hari abantu babimbwira. Nukuvuga ngo nari narayobewe uburyo wandika. Nicyo kintu nakubwiye ngo lyrics zawe somehow there is something special to it. Ariko biragaragara yuko urabizi urabyumva. Nukuvuga ngo kwandika kwawe ubikura n'ubundi muri talent cyangwa se no mu byo wize mu ishuri. Kuko baduha talent iyo ijemo education bihita bipostinga. Kuko hari ijambo rimwe nibuka nazigera nibagirwa ndangiza secondaire. Nari mfite umwarimu w'igifaransa, yaratubwiye ngo ahantu mugiye muri societe ntabwo hari akazi, nubwo abantu babwira ko umuntu wangije kwiga abagiye mu kazi. Gashobora kuba gahari ariko namwe mushobora gukiriya kandi. Ariko aratubwira ati nubwo mwana kabona mwiyeranje abantu bazajye babaza ngo aba bantu bavuye he. Sibyo? Donc mukore ibintu mugiye mukora hanze mu kazi, ariko ndashaka ko societe muzajyamo abantu bazajya babaza babwirana ngo aba bantu bavuye he. Rero ntabwo ngiye nari ndumva icyo kintu kugeza ubwo naracyumvaga, ariko nkavuga se hari ubushobozi dufite bwo gukora ku buryo abantu bavuga ngo twavuye, abantu ni bantu ki? Ariko ubu ngubu ndabizi ko ndamutse nsubiye nko ku kigo nizeho, nabo ubwabo bavuga bati uyu muntu banza ataraciye hano, banza yarize ahandi hantu wenda hakazi. Urumva? So rero hari ijambo umuntu akubwira rikagutera motivation, naho ngaho uri umuntu akubwira ati kora ku buryo abantu bibaza aho uturuka. Yes. Abakubwiye ikintu buriya gikomeye. That's true. Reka tubinywere rata. Ahubwo none ikibazo mpise nibaza, uri talented, uririmba neza, wandika neza, to the extent ntabwo bishakisha, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Yes, merci. Imboga cye the best. Kuki dutegereza indirimbo tukenda kwikubita hasi? Aho rero aho hari ikintu nishinja, ariko ndakishinja mu buryo buri positive. Ntabwo hari ikintu nabonye muri societe yacu nk'abanyafurika, iyo urasha imbogo rimwe kabiri abantu bakuva. Yego, icyo nicyo. Rero njyewe aho kugira ngo
nkora indirimbo zize ari nyinshi ariko mbi, Mm. nahisemo kuzajya nkora indirimbo nkeya ariko zifite icyo zije gukora muri sosiyete, Right. Ako kantu. kuko iyo utabikoze gutyo wisanga uri muri competition iyo ibaye nyinshi Mm. ifightinga against talent, ugasanga ufite juste umubare w'indirimbo mwinshi ariko ugasanga ntabwo zose zikunzwe ku isoko. Dore ikintu gitangaje rero, wabonye ko abantu iyo basohoye indirimbo nyinshi Mm. ujya kubona hari umwana uvumbutse agakubitamo akaririmbo kamwe, indirimbo z'abastari n'iz'abagize gute zasohotse zose zigahita zisibangana. Yeah. Rero ibyo nibyo bintu ngewe nirinda, njya nirinda ko hari umuntu wasohoye indirimbo nanjye nasohoye indirimbo ngo ntibamenye ko nasohoye indirimbo, Okay. urumva, kuko nzi amarira menshi y'abastari bagiye bakora indirimbo n'amakorabo yo hanze, ugasanga umuntu yakoranye indirimbo n'umuntu wo hanze ukomeye ariko yazi iyo ndirimbo igahita ikubitana wenda n'indirimbo yitwa Gatunda. Winyibutsa Gatunda. Ugasanga noneho ba bastari baravuze bati aka kana ni kande katudisturbance, ninde muntu wakabwiye gusohora indirimbo wenda mu gihe twasohoye iyacu, urumva. So Yeah. rero nicyo kintu njya ntekerezaho, mbo ntabwo ari byiza, reka noneho icyo ubu ngubu ndi gutekerezaho ni uburyo byibura abantu bajya babona byibura almost indirimbo enye mu mwaka. Okay. Yeah, urumva ni za ndirimbo bisaba buriya, ariko nanone nkunda kugira ikintu cyo gutanga indirimbo, nkunda kugurisha indirimbo abantu benshi. Ku buryo hari igihe usanga nabyo bimeze nk'ibya disturbinze music yanjye, ugasanga wenda nk'igihe nayo ngiye gusohora indirimbo mise ngirire impuhwe umuntu ndayimuhaye, ariko nawe ni business, another kind of business ko ndayigurisha. You do? Wandikira abantu urayikora ukayibaha bakayisohora? Nta kwezi na kumwe natangamo indirimbo bro. Noneho zino zose tuba turi kubyina zose ni hafi ya zose nizo. Nta kwezi na kumwe natangamo indirimbo kandi indirimbo zigasohoka, arumva akenshi kuko byamaze kumenyerwa cyane, akenshi nta nubwo mbigarukaho ngo mvuge ngo nanditse uyu nguyu indirimbo. Akenshi yari umuntu udashaka kwikunda cyane, musaba ko wabimentioninga mu ma interview arimo arakora muri promo, ariko uzagende urebe nk'ubu indirimbo ya Afrique nshyashya, urebye kuri YouTube yarabimentioninze ko namufashije kuyandika. Yeah. Ni iyihe? Indirimbo ya Afrique yitwa Sana. Indirimbo yitwa Sana. Yeah. What? Yes. Iriya ndirimbo maze nka 2 weeks ariyo ndi kumva mu modoka. Waramfashe jubabwira ko tunapendana sana tena sana. Barasaze Marimbeho kesho na leo. Iriya ndirimbo na even the one ni nanjye wa choose the kind of beat bagomba nyine ntako ntagize muri make. Wow. Wow, none se the best. Okay. Now I'm so impressed. Nkunda kuganira n'umuntu atari biri umuntu asoma hariya cyangwa hariya, you know, bituma mumenya byimaze cyangwa se bikanantera amatsiko yandi. Yego. Gituma utaza soka mu gihugu ngo natwe uzudusure, kuko abantu bari kuri level nk'iyawe bandika bakora indirimbo zimeze gutya. Yego. Wakagombye kubuza nawe ugatwika. I don't know, I'm sorry, ntugire ngo ngiye kugukompara, urumva. Nta kibazo, ariko reka ngira flexibility iri hejuru ku buryo
ikintu nyumva mu buryo bwacyo rwose, ntabwo njya ku ruhande ngo numve ikintu ko umuntu atakivuze. ya ntugire ngo ujye kugukompara n'abo ndi buvuge amazina mwuka byaramwe jyewe cado yanjye ntabwo ari iy'amabifu ndanabazi rwose. sibyo so Eh, reka nkubwize ukuri indirimbo zawe kuri njyewe personero mba numva ziri ku rwego nk'urwa wa muhanzi w'icyamamare twirirwa tuvuga uza hano muri amerika witwa Bruce Melody yego. sibyo singiye kuza ngo bakompare nkubwire ngo wowe ngo uramurusha cyangwa afite ibyo akurusha ahubwo ikintu Mm, akurusha mm, arasohoka aragenda cyane bigatuma n'izina rye rimenyekana cyane 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 ku rundi rwego kuruta iryawe mm, yego. kandi mu myandikire mu ngoma everything sha ngiye guhanganisha abahanzi babiri i Kigali nahanganisha wowe na Bruce Melody Mm. ni iki giwo kigutangiriye ngo uze udutwike noneho birangire uze hano uzenguruke ugire mu Iki, ziri super fast nk'izi I need to cooperatinga n'abantu bari qualified mu bintu bya nk'ubu ngubu, ngira ngo ni kabiri nakiriye invitation z'ibitaramo byo muri Amerika, Texas, hari na Grand Rapids muri Michigan. aha Noneho rero ariko ugasanga ikibazo ni cy'umuntu wantumiye, ntabwo ari jyewe, ugasanga ntabwo ari qualified muri document. oh Noneho ubwo ntekereza ko through this interview, mhm n'abayireba, ntekereza ko nanjye ndi interested kugira ngo nkorane n'abaza bangana, ariko nabumva bari interested gukorana nanjye, kuko ni urubyiruko rwinshi rw'abanyarwanda muri Amerika, abarundi, even na Canada, bampamagara kenshi, bari muri vibe y'indirimbo zanjye, mhm ku buryo rwose bambwira ko umubare mwinshi w'abantu banajyayo abenshi batanandusha hit yo. yeah So ntekereza ko rero nawe birashoboka ko twaganira uburyo bwo kuba twareba uburyo umuntu ashimisha abantu aho ngaho, cyane cyane ko nkunda abantu bafite connection, kugira ngo bigende neza kurushaho, atari ukuvuga ngo wongeye gutumirwa umuntu aguhamagaye then badinayinze ntuze visa yawe. Ntekereza ko ubu ni uburyo bundi, naho ubundi Bruce Melody ni n'umuhanzi navuga ko ni inshuti yanjye, kandi nashyize ukuboko kunini ku muziki we, ku buryo nta nubwo njyewe numva nahangana na Bruce Melody kubera impamvu z'iki. Hari igihe ushobora kwigisha intore guhamiriza ikakurusha, urumva, ariko ukuboko mba narashyize ku muziki we kunyemerera kutajya mu ihangana iryo ari ryo ryose, kuko n'uyu munota ntekereza ko akinkeneye, oh good aracyankeneye, nanjye ndacyamukeneye. mhm Bruce Melody twakoranye utuntu twinshi, mhm twahuriye mu bintu byinshi, indirimbo zimwe na zimwe yasohoye naragiye nzandika nkamuhereza, urumva mufata nka small brother wanjye. So nishimira iterambere rye. yeah Kimwe mu bintu bimbeshejeho muri uyu muziki ni ukutagira ishyari, sibyo rata kuko ntekereza ko hari defo nyinshi nashoboraga kugira muri uyu muziki simbe nkumazemo imyaka nkumazemo. yeah Ikindi, abafana banjye bose batungurwa n'ukuntu aho kugira ngo mare igihe mu muziki nsubire down, ahubwo babona ameze nk'umuntu wiyubura. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe kiba kinteye ubwoba. Amahiti nzayakora, USA nzahaza, tuzahatwika mu mastate menshi, aha nta rwose Canada, Europe, nta hantu bitazakunda, tuzataramana, ahubwo let's go ndadi.
Okay, this za is deal. Hari umuntu duherutse kuvugana. He's a DJ muri Grand yego Rapids. Sinzi niba ari wowe wari wagutumiye ariko he's an event planner as well. Yambwiye ko yajya ahamagara ba The Ben ubwo mvuze The Ben kuko ni uri known witoza mu bwenge yego n'abandi yego bantu bo mu Rwanda. So Mm, yambwiye ko abikora. I will talk to him mubaze yego ndabicamo kuko njye sindabikoraho sindatumira umuhanzi ariko Mm, The Lion, if you seeing this interview message yego me cyangwa I will call you, we need to make this happen. yeah, Okay, thank you so much. thank you kutwemerera. Maybe wabona umunsi umwe turiye bonane neza, you never know. Yego Cyangwa se sama y'ubutaha hagashya. cyane rwose birashoboka. Yeah. Mm, Noneho mfite rero akabazo nkunda kubaza aba papa bose. Wambwiye ko uri umupapa afite umugore mwiza twitiranwa. yego Nk'umuhanzi muri iyi industry ubasha Mm, gute kubitwarana n'umuryango wawe ukabijyana neza ukamaintaininga umuryango wawe ntihagire igikuba cyacitse ukita ku bana cyangwa ntibakubure cyangwa yego se ntibinivangemo nyine bino twirirwa tubona ku mihanda, you know? Ni gute ujyana ya music industry ufite famiye kandi ntibikubangamire cyangwa ntibibangamire umuryango? Okay, let me tell you something. Urugo buriya naje gusanga akenshi urugo rwubakwa n'Imana. Amen. Noneho si ukuvuga ko ndi perfect man in the world ku buryo nshobora gukora ntabura amakosa nakora nagira gute, ariko kimwe mu bintu ubundi njyewe narongoye mbishaka. Okay. Narongoye mbishaka, narongoye nari ngeze. Ntabwo nahubutse sinarongoye ndi umwana, nimariye nyine mfite imyaka y'ubukure inyemerera kwihanganira ibibazo mu rugo, gutuma gukemura ibibazo. Ndi responsible cyane mu buzima bwanjye, ndi responsable cyane ku buryo bimwe mu bintu abantu bakunda gupfa mu ngo akenshi njyewe kubera ukuntu numva nteye ushema no kuba ndi responsable mu rugo, ndi responsable nyine ku buryo mba numva nta kintu cyapfa mpari. Ibyo ni naryo ngira ngo banga madamu wanjye yigeze kumbwira ambwira ngo nagukundiye ukuntu uzi gushaka ibisubizo. Ntabwo ikibazo cyaza ngo kimperane, ngomba gushaka igisubizo uko byagenda kose. Hanyuma rero nkunda abana, nkunda umudamu wanjye w'abana, kandi ndi mu bagabo bashobora kuba bamarana igihe n'umuryango wanjye igihe kinini, kuko urumva niba akenshi my daily job ni ukwandika indirimbo nk'uko nabikubwiye, kandi mfite my own studio at home. Urumva rero mfite umwanya munini wo kuba ndi kumwe na famiye yanjye. Ibyo ngibyo bigahita bihuza nyine urukundo rw'abana n'umugore nawe, kuko the more bakubona kenshi the more nyine muba murushaho kwiyumvanamo no kwisigana cyane. Yes. Ikindi rero ubundi abahanzi benshi barongoye barazimye, aho ngaho ari naho wenda ibanga ryanjye riri. Ntabwo nigeze nemerera umutima wanjye ko urugo ruganza kariyeri yanjye ngo nibagirwe uwundi. Ni ukuvuga ngo mpite mvuga ngo ubwo ndongoye ngurumva ngo ngomba kujya nambara amatise, nzajya guhanagurishaho tatu, ngiye kujya niyogoshesha ngo twa marings umusatsi mareho. Urumva
mpindura imvugo. Hari ukuntu abantu bamwe b'inshuti zanjye bajya batebya bakambwira ngo ni wowe kirara cy'ikigabo tuziranye. Ntabwo ari kuvuga ngo uri ikirara komuteri, urumva. Nyine kuba ukomeza kuba uri artist in a mind muri studio ugafokasinga as you did before, then ugakomeza kandi uri n'umugabo, urumva, wuzuye inshingano zawe nk'umugabo nyine mu rugo. yego Abantu benshi iyo bimariye atangira njyewe njya mbwira abantu niba nshobora gutinya wenda mabukwe aha cyangwa nkatinya masenge mhm, bigatuma ntashobora gusohora indirimbo iriho nk'umugati, yego urumva, ngo nuko ngo nagize mabukwe, nuko nagize cyangwa bo kuri side yindi nyine. Urabizi iyo umuntu yimariye famiye iraguka iba nini. yes Ugasanga rero hari abantu bari kukubwira ngo hari utuntu ngo utakora ngo nk'umugabo. Ngo urumva niyo wajyaga studio ukageza saa 5 z'ijoro, saa 6. No, akazi kanjye umuntu tubanye nawe arabizi ko ndi umusani. Sinzitwaza kuba umusani ngo nkore amafuti, urumva. Ndabizi neza ko biba binagoye nyine, biba binagoye kugira ngo urumva utanabishaka ubishaka utabishaka tuba mu buzima bubamo ibishuko byinshi. yeah Umuntu akakureba ucomotse mu rugo akavuga ati umusano uko byagenda kose ndamukunda kandi wenda nshobora no kugerageza nkamugeraho. Oya, ntabwo ibyo bintu rero winda kubivanga yeah n'ubuzima bw'inoze nyine. Nandastandinze ko nashatse ko ndi mariye, nandastandinga ko ntagomba guhagarika umuziki ngo nuko mbaye married. Ngerageza guhuza ibyo bintu ku buryo nta kibazo kiza kugungana n'ikindi. Ubundi mu gifaransa baravuga ngo sous prétexte que witwaje uri umuntu. Yeah. so ni ukuvuga ngo the best ubasha gutandukanya kuba umupapa n'umugabo mu rugo kandi ntibikubuze kwivuyanga. Ntabwo bimbuza kwivuyanga, ariko nivuyanga bwivuyanze nyine bimwe bisanzwe byo kuvuga ngo nasabanye n'abantu, simvuze ngo ndi umu artist ngo ndi umupapa ngo bihite bituma nyine ntangira kwirimita ku bintu byose. Nasabanye n'abantu twagize gute, ariko umuziki ukomeze n'urugo rukomeze. That's amazing. Oya, akantu ko kwivuyanga nazemo n'iya ndirimbo uheruka gusohora harimo abahanzi benshi. That was nice. Nakunze ahantu Marina aririmba. I think na Austin. Impamvu nkunda ibintu byawe nuko utajya wijena, tubirura twemera, ukuntu utamvuna ukamenya ikinyiza. Ye kubajama banjye aka ni agafi nirobeye. Ni ibyo ngibyo. Muri yirobeye agafi ni ukuri. Nta muntu ugomba kukamuteraho. So urumva rero urabona nk'izo message ziba ziri mu ndirimbo. I know ko hari abantu benshi zifasha mu buzima busanzwe. Yeah. Ariko harimo ukuntu ibyo bintu byandika ndi mu rugo wenda ndi kumwe na madamu. Urumva agafise nakarobye kandi ndi mu rugo. Sibyo. Ndimo ndivuyanga se ndi njyenyine kandi ndi kuri recordinga njyenyine. Nyine abantu batandukanye urumva n'ubuzima busanzwe. Tekereza ko indirimbo twivuyange nayikoze ndi njyenyine mu rugo, ari ku manywa nta kintu nanyweye. Uri kubyumva? Ubwo abantu rero ndagira ngo njye mbajyana muri line yo understandinga ngo art ni iki, kuririmba ni iki. Ni ukuvuga ngo twe dufata ibintu turi kureba biri mu bantu binabaho nyine iyo twenjoyinze. Urabona urugero nk'aho ngaho nubwo uri wenyine aho ngaho, ariko ushobora kujya gutyo ugasanga wenda muri weekend wakiriye abashyitsi. Exactly, yeah. Ni wakira abashyitsi uzabazimanira banywa gahiye bakanywe. Noneho nibigera muri cya gihe abantu bamaze guhembuka ugashyiramo twivuyange,
Mm. bazaba bameze nka cya gihe njye nari ndi muri studio Yeah. ndimo ndavuga ngo twivuyange, ariko navugiraga abo bantu uzakira sande, Abo bantu, yeah. uri kumva. Mm. none umuntu yakumva indirimbo agahita avuga ati Mico buriya yari ari Yari kwivuyanga. Hari n'umuntu ujya umbwira ngo ariko ngo buriya ngo wandika indirimbo ngo mbwira ngo akantu uri kunywa ibaze. kahe mba ndi kunywa amazi. Actually, ahubwo mbitekerejeho kugira ngo ube so creative ugomba kuba uri sober, right? akenshi indirimbo zose zanjye zakunzwe nazanditse ndi soba. Yeah, okay. So ni kuko umuntu kuko iyo wanditse indirimbo utari soba, often urazisiba, hari igihe ubyuka ukumva si wowe. right? Wow. ukumva si wowe nyine ugahita uvuga uti Art. niwe waririmbye ibintu nijoro, ni njyewe si nari nanyweye ibiki, urumva. Yeah. cyakora indirimbo numva nigeze kuririmba nasomyeho akantu gakeya, indirimbo yanjye na Bwiza, ariko ntabyutse navuga nti ndumva ari nziza nta kibazo. Okay. indirimbo yitwa Wibeshya. Everyday mba muze buri munsi kuri job, nawe mboneye umwanya umunaniro ukamfata, gusa ubu twapanga utari bize twapanga. Yeah. Indirimbo zawe zose ni sawa for real. Gusa ikintu nkuyemo nuko art yose ni art, nkuko umuntu ugiye kwandika wenda ikinamico, theatre cyangwa movie yicara akiga ubuzima akareba ibiriho akabikoramo inkuru something. Nkuko umuntu ugiye gushushanya avuga ati yimagine ibyo yimagina akabishushanya, nawe utekerereza ujyanye na societe cyangwa ibyo wabonye cyangwa ibyo uri kwimagina, then uga creatinga music, right? Yeah. So guys, Mico ntabwo ndi bumugumane kugira ngo mukomeze mugire amatsiko, mumbaze ibibazo, munambwire niba mushaka ko nzamugarura, ariko let's celebrate, let's keep celebrating ko nabazaniye umugest mwiza uyu munsi. Show us some love, mubishyire muri comment, share this link please for us. Hanyuma umuntu wari we wese urimo kubona yuko Mico the best, especially abantu bari muri diaspora, muri USA especially, bifuza ko the best aza, reach out to me and turaza kureba icyo tubikora. The best Thank you so much. Iyo wava niyihe message waha abakunzi bawe, niyihe message waha abakunzi b'umumamapreneur bari kutureba kano kanya? Message nabaha nuko baba there for us, kuko buriya imiziki yacu ikundwa bikadufasha gutera imbere, ariko nyine iyo abadukurikira cyangwa abafana bacu batweretse urukundo, bagomeze batwereke urukundo. Ikindi, abantu bo muri diaspora ndabakunda cyane, ku buryo mba nifuza ko nanjye nahura nabo tugataramana, kandi bikaryoha rwose. Sinabasondeka ubundi igihe bijya binanira guhura n'abantu banjye ngo ntahe batishimye, ntibijya bikunda. Noneho bakomeze babe supportive ku muziki wacu. Hari ikintu njya mbabwira abantu benshi, gufata imiziki yacu ukayikundisha abanyamahanga. Urabona tujye tugerageza sometimes tukavangamo nyine icyongereza mu ndirimbo, ni ukugira ngo byibura n'abanyamahanga bakunze beat agira akantu akuramo muri message turimo turaririmba. Haracyari amahirwe y'uko ibintu byagenda neza kurushaho, kandi ntekereza ko ku batabizi mfite ukuntu ushaka kongera imbaraga mu bintu byanjye, ku buryo ngira abantu nka babiri nanjye supportinga, nkagira abantu mpereza ku byo mfite, nabo bazaba supporting nibabona ako kazi nagatangiye. Ikindi ndabakunda kandi mugerageze tuzahure twishima. Yeah. Thank you so much. We love you too. Reka tubikoreho, tuzakubone in person live urimo
urimo guperforminga in a person, and Yeah. good luck in your career. Mm. Fly high nicyo nkwifuriza, n'abandi bose bari muri music industry, especially yo Yeah. mu Rwanda. Njye mbivuga nk'uko tuba turi mu mahanga, ariko usanga most of the time turi kumva indirimbo z'iwacu. Iyo turi bored, iyo turi mu kazi katagusaba gufokasinga, aba truck drivers bagenda bumva imiziki iyo batarimo kureba kumva wenda izindi video. Most of them ndabizi ko baba bakurikiye ama YouTube yo mu Rwanda. So you Yeah. guys muduhereza energy mu buryo mutazi, muradufasha. Tuba twiriwe mu biro tuvuga ibyongereza, ukajya mu isoko ukavuga ibyongereza, everywhere warangiza kumva wabihaze, ugahita uvuga ati reka nshaka ikintu cyo mu Rwanda ndi bwumve. So muradufasha rero, thank you so much, we appreciate your work. Hanyuma nakagaruka, ntabwo nakugumana hano, twongera dusubire. I hope ko baza kubikunda, then you will see me calling you. Kubikunda kandi nanjye ndifuza ko this channel iboominga, channel booming ibe nini nk'uko inzozi zawe zibitekereza, nk'uko wifuza ko hari aho ivi ikagera. Ni nayo mpamvu nanjye navuze nti reka turebe ko twashyiraho itafari rive hano hagira igikorwa. So nanjye nabyishimiye, nishimiye kuganira nawe, umwana mwiza, urakoze cyane. Thank you so much. Abandi mwese nakagaruka. See you next time. Bye. Bye. Ciao. Bye. Yeah.